Haleluya. Uyu munsi nje kukubwira ko Imana ariyo yadukunze bwa mbere. Imana niyo yadukunze bwa mbere. Reka dusome mu gitabo mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse, igice cya 4 umurongo wa 19, aravuze ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Amen. Aravuze ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kugira gute? Kudukunda. Buriya mu bantu waryarya, abantu wabaryarya pe, inshuti wayiryarya. Buriya urukundo rw'abantu rushingira ku bintu byinshi. Hari ukuba abantu bakundanye kuko bakeneranye, ko bari mu rwego rumwe, kuko yazatuma undi Dubai, kuko unazatumira undi, kuko unazatiza indi modoka, kuko hari serivisi utanga azakenera. Mbese ni impamvu nyinshi zituma abantu bakunda abandi. Ukaba wanamukunda umuryarya ari ukugira ngo mu minsi iri imbere uzamutege umutego aguhe serivisi, ariko Yesu ntabwo wamuryarya. Hano ijambo rivuze ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Ikintu nshaka kuvuga ni uko Yesu yavuze ngo nimunkunda muzitondera ijambo ryanjye. Naravuga ngo nanjye nzasaba Data akamufasha. Rero ikintu nshaka kubabwira ni kimwe, muri iyi si tujya dukunda abantu benshi. Tujya dukunda abantu benshi, mu mvugo y'iki gihe baravuga ngo ni ukubaforowinga. Hakaba hari abantu b'ibyamamare dukunda rwose, tukabakunda. Abantu rwose ni beza, bakunda abantu, ugakunda umuntu w'icyamamare, ukiyita izina rye cyangwa se ukaryita abana bawe. Abantu bakiyita amazina y'abantu bafana bikarenga, bamwe bakabishushanyaho, ugasanga isura y'umuntu runaka wayishushanyije ku mubiri. Ibyo bikarenga, tukamaze amasura yabo tukayatunga mu birahure bya telefone zacu. Aba bantu tukabakunda, tukambara imyenda bariho, hari n'abiyorosa amashuka abo bantu bariho. Mbese ugasanga abo bantu turabakunda tukanabigaragaza. Ariko ndetse usanga hari abantu bamwe biyahura kubera ko ngo abo bantu wenda batakoze ibyo babifuzagaho. Ngo umukinnyi runaka ikipe ngo ntiyatwaye igikombe, akaba ariyahuye. Abandi bakarwara amastroke, bagapfa baturitse imitsi yo mu mutwe, kuko umuhanzi bafana adatwaye igihembo runaka, kuko umukinnyi bafana adatwaye Ballon d'Or. Mbese basanga ibintu byaranze. Ariko mbese usanga abasitari, abo bantu b'ibyamamare, bagira miliyoni nyinshi z'ababaforowinga cyangwa se z'abakurikirana ku mbuga zabo nkoranyambaga. Ariko ikintu gikomeye ni uko abo basitari bo batazigera babaforowinga. Ikintu nshaka kugukuraho inzira ku murima ni uko biriya byamamare ukurikirana rwose nta gahunda ihari y'uko byo bizagukurikirana. Nagira ngo ubwire ko bariya abantu ukunda wagize idols bameze nk'ibigirwamana byawe, nta gahunda ihari y'uko bazarara amajoro ku bwawe. Nta gahunda y'uko bariya abakinnyi b'ibyamamare, bariya abacuranzi b'ibyamamare bazigera barwara stroke kugira ngo wowe ubakunezeze, sibyo? Warara amajoro bakurikirana, ariko bo ntabwo bazarara amajoro bagukurikirana. Umuntu aragira imvune mugahangayika, ariko wowe imvune zawe ntabwo azizi, sibyo? Nagira ngo ubwire ko niyo yagira tatuwaje ku mubiri ntabwo ari iyawe, niye nawe niyo ibimunezeza, sibyo? Mu birahure bya sikirini ye ntabwo urimo. Rwose hari amahirwe y'uko utazigera unabamo, ndetse hari amahirwe menshi y'uko azarinda apfa atanamenye izina ryawe, atanarivuze. Ariko hari umugabo umwe witwa Yesu. Haleluya. Uyu Yesu we yaradufurowinze bwa mbere,
niyo mpamvu yabwiye Yeremiya, aravuga ngo ngewe Yeremiya nakumenye ntarakurema, nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ngo ndangije ndakweza gushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira iki? Amahanga. Rero ndagira ngo nkubwire ko Imana yo yadufurowize, yadukuze tutaranavuka, ku rwego rw'uko ibintu biduhangayikisha nabyo birayihangayikisha, nayo birayihangayikisha. Ibintu bikuriza nabyo birayibabaza. Ijambo ryarambwiye ngo yababaranye nabo mu mibabaro yabo. Nagira ngo nkubwire ngo nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo dufite umutambyi utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, uretse ko yageragejwe muri byose ariko ntabwo yigeze akora icyaha. Yesu nashimwe. Nagira ngo nkubwire ko ibyamamare twirwa twiruka inyuma, ibyamamare twirwa dukurikirana, byo ntabwo bizigera bitwiruka inyuma, nta nubwo bizigera bidukurikirana. Ariko uyu Yesu tuvuga ngo nta n'agasatsi kapfuka ku mutwe wawe atabizi. Ijambo ryarambwiye ngo abanjye ndabazi, bafite mu kiganza, ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo yabakuramo. Nagira ngo nkubwire ko wibutse ku bantu ariko bo ntabwo bakwirutseho, wahangayikishijwe n'abantu ariko we ntabwo bahangayikishije. Biriya byamamare dukurikirana, imibabaro yawe ntabwo biyizi, kandi niyo byayimenya ntabwo yakemura ibibazo byanyu mwese. Ariko mu ijuru hariyo Imana, ijambo riravuga iyo irambuye ukuboko gihaza kwifuza kw'abayisaba bose. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ijambo riravuze ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kugira gute? Kudukunda. Kandi ikintu cyiza yaravuze ngo kunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ushobora gukunda abantu ngo ntibagukunde, ntibanakwiteho, ariko Imana iragukunda kandi iyo ikwitayeho yavuze ko itazaguhana mu byago ndetse no mu makuba. Ngaho reka dusengane Imana. Ariko nari nkubwiye ngo hindura imitekerereze, hindura icyerekezo, mbere yo kwiruka ku bantu, mbere yo kwiruka ku byamamare. Kandi rego Yesu tuvuga nicyo cyamamare cya mbere kiriho. Amazina y'ibyamamare yose azibagirana, ariko Yesu niwe ufite izina ritazibagirana. Amazina y'ibyamamare byose azabura, ariko izina rya Yesu ntirizabura. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo uri mu rukiko ntabwo wahamagara kiriya cyamamare, ariko Yesu iyo uri mu rukiko uramuhamagara. Ntabwo waba uri umugore ugiye kubyara ngo uvuge ngo mfana uriya muhanzi ngo ubyare neza, ariko izina rya Yesu niryo uhamagara ukabyara. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mureke dukurikire uwo gukurikirwa, kuko we yanadufurowize bwa mbere, yakoze like bwa mbese ntabwo yaba hatadufite. Reka dusengane. Mana ndagushimiye kuri Imana ituzi, ndagushimiye kuri Imana ikora ibikomeye bitarondoreka, kandi ndagushimiye ko wavuze ko utazaduhana mu byago ndetse no mu makuba, mu izina rya Yesu.